nongeye kubasuhuza mbaha ikaze kuri Kigali Bandiseri, ariko nabifuriza weekend aho muri hose. Murabimenyereye ko tugurisha amazu, ibibanza, tukanakodesha n'amazu ubwabyo. So rura rugore mumaze kubona inyuma ruragurishwa, ariko si icyo ngiye kugira ngo ngarukeho, ndagira ngo tuganire akantu gatoya, kuko aha duhagaze turi i Kanombe ubundi muri rusange. Ariko kubataza amakuru i Kanombe, mujya mwumva ko nkunda kubabwira ko habaho abagiye kuhakora umuhanda, hari umuntu ubyumva wenda akabyumva gutya akabyihorera, ariko ndagira ngo umenyeshe ko buri umuhanda mu bikorwa remezo byose bibaho nicyo kintu cya mbere kizana iterambere mu bintu byose bibaho. Mu by'ukuri nk'umuntu ubizi wari uzi nk'ahantu bita i Gahanga batarakora umuhanda munini cyane ujya i Bugesera, wabaga wahabona ikibanza cya miliyoni 10-15, ariko ubu ndakubwiza ukuri kuri ya main road udafite miliyoni zigera nko muri 60, 70, 80 kuzamura ntabwo ushaka kuhabona ikibanza. Kubw'ibyo rero naje hano i Kanombe, ndimo ndihata i Kanombe muri iyi minsi kugira ngo nawe ubwawe umuhanda watangiye, uhereye hano i Remera umuhanda urimo urakorwa. No kuvuga ngo iriya nzu yagurwaga miliyoni nimba ari 200 cyangwa 300 i Kanombe, umuhanda utarakorwa, nyamuneka numara kurangira uraba uri ku giciro, inzu iraba iri ku giciro cya miliyoni nka 500 bitewe n'ubwiza, kuko umuhanda niwo uzaba ari uwa mbere mu gihugu. Icyo kintu nimubashe kucyumva, kora subscribe dukomeze tugendane, muhereke inzu nakuzaniye i Kanombe igurishwa. Reka twinjirane muri compound yayo, nari maze guhera inyuma murebe uburyo bimeze. Aha nimba bashe kwitegereza neza rero, ubonye ko twabazana inzu nziza igurishwa, compound yajyamo imodoka zigeze nko muri enye ziparitse neza, zaba ari iz'amavewiti. Ndabizi neza ko iyi nzu iri mu buso burenga 400 bwenda kwegera 500. Ni inzu nziza cyane. Reka twinjirane dukomezamo imbere. Inzu yacu iyo tugeze aha ngaha duhura n'urugi rwiza cyane runini rwa muvura kandi rusobanutse. Iyi nzu yacu ifite ibyumba 5, ariko byose ni binini cyane, salo 2. Urumva ko iyo nzu yacu ari inzu itubutse, ariko nkubwira igiciro cyayo biragutangaza cyane, kuko ni inzu nziza cyane yubatse ku buryo muri moderne nk'uko amaze kwibona. Dufite hano urubaraza rwiza cyane ruzenguruka rukagera hariya, tukaza no kongera tukagera n'aha ngaha hazenguruka akagera hariya. Iyo bakubwiye ngo ubuso 500 haba hari icyo bivuze, nawe ubirebera muri espace z'ibyumba cyangwa se n'inyuma ku mabaraza. Twakomeje twinjirane, umuntu wabasha kudukurikira yabonaga ko dufite inzu nziza, n'ubundi ntabwo byamutungura kuba dufite salo nziza imeze gutya, ifite purafo ya gipusamu, ndetse kandi ifite amakaro meza y'imbaho. Aya makaro ntabwo ajya acuya, ngezajya mbabwira akantu kose nakabasobanurira. Ikindi rirange rya Stone Finisher niryo rirange ubu ngubu riri ku isoko rya nyuma, twavuga ko ari ryo rya nyuma, kuko rirandura ukaryoza utiriwongera gusiga. Inzu yacu ntabwo nagutindira, iri ku giciro cya miliyoni 300 zonyine gusa, ibyumba 5, dushe na toilette 6, ndetse ikagira n'amasaro 2. Mu by'ukuri wiguriye hano hantu, umuhanda ukamara gukorwa nk'uko nabikubwiye, baguha miliyoni 500 cyangwa 400. Dukomeze. Iyo udashaka kubyumva wenda urabyihorera, ariko igihe cyo kirabikubwira. Mu by'ukuri muri Kigali abantu benshi bagiye babagira inama bakanga, ariko buri gihe cyose iyo n'umuntu agenda yicuza avuga ngo kandi hari abarambwiraga ngo nkagure ngo nkanga. Mu by'ukuri icyo kintu ntabwo nshaka ko bizakubaho. Ubifashijwemo na Kigali Bandiseri uzajya ubasha kwigurira ahantu kandi hazakungura mu minsi iri imbere. So iyi ni sala manje nini cyane, nimba wabashe kwitegereza salo ukuntu ingana, ntabwo salo iruta sala manje mu bunini. Ndakubwiye ngo ufashe salo na sala manje ugafata n'igikoni, ni ibintu binini cyane kandi bigari bitubutse. Aha ngaha ni Kanombe rero, Kanombe ya hafi Nyarugunga, uvuye kuri kaburimbo, nako ni kuri kaburimbo kwa sori rwose, umuhanda uragenda ukagera kuri kaburimbo. Inzu yacu niho ihagaze. Nyamuneka nutitonda, miliyoni 300 nanjye nzifite byo kugura ikintu, ndabanza nkitonda nkareba. Ukurikirana iyi video neza urebe, nusanga ari sawa iyi nzu ushobora kuyigura. Wikita kuvuga ngo Kicukiro ngo ihehe, ngo aha ngaha niyo quartier yonyine igiye kuba iya mbere mu Rwanda kubera igikorwa remezo nakubiko. Icyo cya mbere, dufite igikoni cyiza rero kimwe kisanzuye, kirimo ububati buva hano. Ubundi hambere ububati bwageraga hano hagati bakarekera, ubu ni paka kuri plafo, ku buryo ibyo waba ufite byose bigomba kujyamo. Iyo ufite igikoni kingana gutya,
ufite tabure ingana gutya ushobora guterekaho ameza, intebe gutya, ndetse n'ahari ukaba wazihashyira, uba wifitiye igikoni kinini cyane. Njye rero sindi bubatindire, reka twinjirane, no dusohokane mbanze mbereka amanegisi ukuntu hangana, naho ni ahantu hagari cyane. Akomeje ahangaha tuhasanga dushe na tuwarete, uyu muryango tukawusanga ari uw'igikoni, tukagira ariko ikigega hejuru wanze ukibanyerekere tanka. Buriya nakubwiye ngo ujye ugura inzu wabanje kwitegereza, ariko iyi mbuga yose ni amakaro, yose igiye ipavomye. Ahangaha ni icyumba cy'umukozi cyangwa se sitoke, ni sitoke kwa. Ahangaha ho akaba ari icyumba cyaho waraza umukozi. Dushe na tuwarete yo mwari mwabibonye, ariko ndebere sipasi ingana gutya mu by'ukuri. Ntabwo ushobora kubona inzu yubatse mu buso bugera muri 500 idafite sipasi ingana gutya. Ahangaha urakomeza hose ukagenda ukagera ku irembo, hashashe amakaro. Iyi nzu yiguze nta hantu na hamwe waba uhwanye n'umuntu uteye niboyi, kuko mwese nta hantu muhurira n'igitaka. Reka twinjirane. Inzu yacu rero ifite ibyumba 2 hasi. Buriya tuvuye hanze tugiye kwinjirana, mbanze mu cyumba cy'abashyitsi, hanyuma nkurikizeho mbereke n'ikindi cyumba cya kabiri kiri hano hasi, tubone kurirana tujya kureba ibyumba 3 na salo bisigaye hejuru. Nimba witegereje neza, icyumba cya mbere umaze kukibona cyo twita icy'abashyitsi, twakomezanya hano ngwino tugendane tugasanga, ariko hano tubanza kubona umwanya mwiza ushobora gushyiramo utuntu, naho ashobora gushyira nk'amavaze cyangwa iki, ni ibintu byaba biteguye neza. Twakwinjira hano tugahura n'ikindi cyumba cyiza kinini cyisanzuye, nacyo gifite bariko nini cyane. Ibi byumba byose bigiye bifite amabarikoni ku buryo ushobora kuba warambuye no mu cyumba ukwatera agatebe ukicara hanze cyane. Urabona ko dufitemo garde-robe nziza kandi nini, kandi tukagira n'umwanya wisanzuye cyane. Iki cyumba cyacu kandi gifite dushe na tuwarete nayo nziza cyane, ifite ibikoresho byiza nka mira ndetse na lavabo, ikagira ndetse na shawa y'ikirahure yo kogeramo. Iyo tuvuye hariya rero tuza hano ku kindi gice cya salo nanone, aho dusanga mira nziza. Iyo miruwari ikoreshwa n'umuntu uvuye muri tuwarete y'abashyitsi, kugira ngo urayibona. Iyo ni miruwari ya kabiri usanga aho ngaho, apari iyo twabonaga muri salamanje. Iyo witegereje neza twazamutse tugeranye hejuru, aho tugiye guhingukira muri salo ya kabiri. Nyamuneka ndakomeza kubwira ijambo rimwe, nimba witegereje neza ukareba salo yo hasi ukareba n'iyi salo, byose bihuriye kuba ari salo nini cyane. Ese ni hehe? Nushaka kure muri peji z'abantu bose, ntabwo wabona iyi nzu kuri $300,000 ifite salo ebyiri, ifite ibyumba 5 kandi byose bigiye ari binini, ikagira n'amadushe 5. Urumva ko twaba dufite inzu nziza kandi iri mu buso bunini cyane. Reka no kubatindira rero, icyo ngiye gukora mbanze nongere mbacishirizemo mbereke ikindi cyumba kimwe mu bigize ibiri hejuru. Nimba umaze kwitegereza neza, ntiwibeshye ngo ujye ngira ni master bedroom, ntabwo ariyo. Ndayikwereka nyuma, ariko reka dukomezanye. Urabona ko iyo tugeze hejuru ibyumba bitangira kugenda byiyongera, biba binini cyane, biba bigari. Ahangaha rero nakubwira ko nk'aba bandi bagira abana badashaka kubaterera nk'igitanda kimwe, hano washyiramo n'ibitanda 3 kubera ukuntu ari ahantu hagari. Nimba ufite abana 3 ukabashyiramo, cyangwa se buri mwana ukagera mu icyumba cy'ibyumba byinshi cyane. Aha naho dusangamo garde-robe nziza kandi nini, tukagira n'idirishya ryiza cyane ritanga ubwiza. Ariko reka mbereke na dushe na tuwarete yayo. Twavuye muri cya cyumba rero, reka mbereke icyumba cyose mwese mwamwiteze, kimwe twita master bedroom. Kugira ngo murabona urugi iyo dukinguye gutya, iki gisata cyose buri kantu ubuze gusangamo hose ni muri master bedroom. Nakubwiye ndabisubiramo, nimba wabashe kwitegereza neza iyo urabona salo, iki cyumba bitangana na salo n'ubundi nacyo. Iyi nzu yari bugire nk'ibyumba 7 cyangwa 8, ariko nyine aravuga ati
ngiye reka nkora ibintu byisanzuye, kuko rega natwe bakunda kudushinja ngo iriya nzu ngo irafunganye ngo ifite ubwumba buto. Oya, iyi niyo nabahitiyemo ifite master bedroom ingana gutya. Reka no kubatindira, ariko wabonye purafirimo n'itara ndetse ukareba n'amakaro meza. Aya makaro nawe ndabizi ko bayakunda y'imbaho, ntabwo ajya aciya mu by'ukuri, kandi inzugi zose zirimo aha nazo ni muvura. Reka twinjirane n'abatindiye mbereke muri dushe na tuwareti chambre principale, nibwo muhite mubona itandukaniro. Iyo winjiye gutya mu by'ukuri ubanza gukubitana na jacuzzi nziza cyane, urabona ko wajya woga wiryamiye, ugakubitana na miriwari nziza nini kandi yisanzuye, tuwarete nziza idasanzwe, ikirahure cyiza cyo kogeramo. Hano uba ufite options ebyiri zo kuba wakoga. Dukomezanya, iyo tuvuye aho ngaho, iyo wumvishe n'ubundi nyine bathroom biba bifitanye isano n'aha ngaha ho kwambara nyine mu rwambariro. Urabona ko dufite ububati bwiza cyane bunini kandi bwisanzuye nabwo. Aha ngaha uguze iyi nzu nibwo bwa mbere waba utuye neza kandi utuye muri quartier nziza. Aha ngaha tuhafite urubaraza rwo kuri master bedroom. Mu by'ukuri inzu yacu ntabwo ifite rooftop, ariko ufite urubaraza rungana gutya narwo ushatse warwita rooftop. Uvuye hari ukagera aha ukongera ukava hano ugasubira ruguru hariya birangana. Urumva ko dufite urubaraza runini cyane kandi rwisanzuye. Mu by'ukuri ndebera abantu bakicara aha ngaha ni abantu benshi cyane. Mu gihe wenda utabacisha mu cyumba cyawe wakicarana na famiye yawe aha ngaha murimo mwinjoyinga. Hindukira tubereke niwagura n'inzu na quartier burira konta. Reba ino view ufite, view ya Masaka yose hari hakurya mu nganda, ubu hareba uhitegeye. Iyi nzu igucitse byaba ari ubwende bwawe, ariko ndabona igiciro cyawe ngewe ari igiciro cyiza bitewe n'ukuntu imeze. Niba ukunze iyi nzu rero, ariko kuyikunda bwo ndabizi ko wayikunze, dushobora kubura ubushobozi, ariko iyi nzu, iyo nimero ibona waduhamagara iri kuri screen, niyo waduhamagara cyangwa ukatwandikira tugufasha kugeza kuri iyi nzu nziza ukaba wayigurira. Ariko n'ubundi niyo utaguriye, harimo inzu nyinshi. Njye niyemeje ko nzajya mbashakira inzu yaba izihenze, ariko ntabwo ari uguhenda. Mu by'ukuri ni igiciro kiba kiri hejuru, ko nazo ziba ari nziza, yaba ari inzu ya miliyari cyangwa se miliyoni 100 cyangwa se naho hagati hose ibiciro inzu mfitemo zigiye zirimo. Kora subscribe rero kugira ngo tugomeze tugendane, natuvugishe tugufashe kwigura ino property nziza cyane.